Anayanje manigire neza ngenda gushaka mwami kandi genda gukunda mbere yaho wakoreye imirimo nibitangaza sinzigira nkuvaho nanubwo nza kubabaza kuko wandinze kuva kera warandinze Yesu aho uba mwijuru ryawe warandinze mwami mana uhereye kera kose urugo wahoze na nubu nikukiri nikuzahuraho n'imyaka yose wamana we y'ukuri sinzigera nkuvaho oya sinza kureka sinza nakubabaza manigira neza urera kandi urakiranuka uhereye mbere na mbere uruko wahoze ntawakubanjirije nta nuzaguheruka niwe wowe mbere kandi uri n'uwa nyuma mwami sinzigera nkuvaho oya sinza kubabaza kuko nkunda iteka ryose waremye ababyeyi bacu baratubyara nyagasani warabaremye n'ukuri shirwa hejuru singizwe uhereye kera kose uruko wahoze ni nako uzahora iteka wamana y'ukuri we nyemerera ngushime nyemerera ngushime wawugira neza sinzigera nkureka oya sinza kuvaho uhereye kera kose uruko wahoze mwami sinzigera nkureka kandi sinza kubabaza kuko ni wowe nkunda. Amen. Imana ishimwe. Ntiwakucyubaka iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi n'amazaha ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi n'amazahari ibyo ukora biratuyobeye reka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure bagira inama yo kubazanya bati Nowa yabavuga ukuri ati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomereze mu byo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomereze mu byo kwinezeza igihe nacyo gihita vuba Nowa yubaka n'umwete rwose basaba murebaga aravugaga bati noneho Nowa yasaze igihe cyihuta vuba ubwoba bw'imvura iteye ubwoba babandi bati turarimbutse nuko Nowa yabivuze
igihe gisa n'igihuse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse nk'uko Nowa yabivuze nuko babura aho bihisha umva uko Imana yabasubije Nowa yajyaga bigisha rwose mukana bigira n'ibikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none Nowa yajyaga bigisha rwose mukabigira n'ibikino mukanga kumvira n'intumwa niryo teka muciriwe none nukwamaza aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bifitiye amahoro kugeza igihe bazasohokamo abicaye mu nkuge bifitiye amahoro menshi kugeza igihe bazasohokamo nukwamaza aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abandi bati turarimbutse abona bari hanze y'inkuge abona bari hanze y'inkuge none natwe dufite agakiza iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro nonaha wino wihitiremo agakiza ubone kutarimbuka niba ushaka amahoro mugenzi wino wihitiremo agakiza ubone kubaho n'ukuri njyewe nagenzi y'isi nagenzi y'isi yose nasanze nta hantu bagurisha agakiza nta hantu bagurisha gukizwa niyo mpamvu ndi kukuburira wowe wa muturage we nguzukizwe ku buntu agakiza gatangwa na Yesu agakiza gatangwa n'Imana ngwino nawe ukizwe uzabona ubugingo ngwino ukizwe uzabone kurama ngwino ukizwe uzabona ubugingo kandi garukiraho wa muturage we uri mu byaha garukiraho Yesu aragukeneye garukiraho Yesu arakubabarira nanjye yankuye kure kandi nari nzi neza ko atababarira ariko aho mumenyeye yarambabariye Imana ibaha imigisha mwibutsa gukanda subscribe kuri channel Abimana Bera unyuze muri YouTube ukandikamo ijambo Abimana Bera ugakanda subscribe ndetse ugatanga na comment amahoro y'Imana abane namwe.